aya maraso yuhagira abasambanyi, yuhagira abasambanyi. Naho warasambanye n'abandi igihumbi, waragize abagore baruta ba Salomo, warabashatse mu buryo butemewe, ariko ukaza muri aya maraso ukemera imbabazi. Aya maraso y'uyu mwami arakuhagira ukaba mutaraga, ukamera nk'umusore w'imanzi utarigeze asambana kubw'aya maraso. Naho waba warabaye indaya mpuzamahanga, hari uzihagarariye ku rwego rw'isi, aya maraso twahawe ni ikiguzi, ni amaraso twahawe n'umwami atarimo ikiguzi, kugira ngo tuzabashe kubona bwa bwami narindi kubabwira. Kandi ayo maraso n'ubuntu, arakuhagira ugasigara umeze nk'umukobwa w'isugi utarigeze abikora, ukagaragara nk'umuntu utarigeze abikora kubw'ayo maraso. Akagukuraho izina ry'ubusambanyi, akagukuraho izina ry'uburaya, akagukuraho izina ry'ubwicanyi. Aya maraso naho waba umwidomoro y'urwagwa, ukagerekaho amacupa angahe akanyanga, hanyuma ukagerekaho na za nzoga zose numvise ngo Suruduwiri na Kambuca na Muriture, ya mazina yose ya za nzoga, hanyuma ukagenda ukamera nk'ubuzizi mbese. Aya maraso araza akakuhagira ugasigara umeze nk'umuntu warereshejwe agashyushyu. Umunsi umwe twigeze tujya gusenga, njya kwigisha ahantu n'abakozi b'Imana, hanyuma turicara umuhanuzi araduhanurira, kandi ibyavugaga byari ukuri. Abantu twari kumwe Imana ibabwira ibintu, ngewe ingezeho umva ibintu yambwiye. Imana irambwira ngo wowe nguhaye inkota, iryo ni ryo jambo, kandi iyo nkota ikebera mugi yombi abiri. Irambwira ngo ujye ugenda ubaga abantu banjye, ngo nzajya mbiyomorera. Burya rero niyo mpamvu mudakwiye kubabazwa n'inyigisho zanjye. Nanjye si ngewe, iyo nza guhitamo ntabwo nari guhitamo ibi, nari guhitiramo utuntu mvuga ukanshima cyangwa ukanyikundira, nubwo wanankunda ntugire icyo umarira. Ubundi se wankunda ukananjyana mu ijoro ko ari nk'ibyo byose? Irambwira rero ngo ujye ubabaga, imbwirira amagambo akomeye, ngo ujye ubabaga, ngo nzajya mbiyomorera. Kubabagisha iki? Kubabagisha ijambo ry'Imana, kubabagisha ubutumwa Imana yanyujijemo. Ariko ndayishimiye, yavuze ko izajya ibomora. Ndashimira Imana ko nzajya mbaga ikomora. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashuhuje cyane, Imana yo mu ijuru nishimwe. Ndasuhuza cyane inshuti zanjye ziri mu bihugu bitandukanye ntarondora muri aka kanya. Ndasuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda, ndabashuhuje babwira ngo nimukomere. Kandi ndasuhuza abashinzwe umutekano, muri mu bihe bikomeye rwose, ariko Imana ikomeze kubashyigikira, ibaho ubushobozi bwose bukenewe. Kandi ndasuhuza n'abaganga mu kazi katoroshye, ndabikurura nkabyumva. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubaba hafi, kandi Imana yo mu ijuru ibashyigikire. Kandi ndashaka no kubwira abantu ngo nibahumure, haracyari andi mahirwe. Muhumure kandi mutuze, ibiriho bizashira. Mu ijuru dufite Imana ya Isiraheli ifite ubushobozi ndetse ifite n'ubutwari. Nongeye rero kunezerwa no kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo Imana iyo ifite ikintu kiri ku mutima wayo yifuza kugeza ku bantu bayo yaremye, nk'abankurikiranye n'abandi batankurikiranye batari kubasha kumbona muri uyu mwanya. Imana iyo ishaka, iyo ifite ikintu ku mutima wayo ishaka kubwira abantu bayo, ituma abakozi bayo. Muri uyu mwanya rero, uyu ni umwanya w'igiciro kuko mba mpagarariye Imana. Nanjye rero nza numva nishimye kandi nshimishijwe no kubwira abantu b'Imana. Ni ukuri ndabashuhuje kandi nongeye kubabwira ngo nimukomere. Ndabakunda kandi ndabakunda cyane, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, abari ahantu hatandukanye, abakijijwe n'abatarakizwa. Ndabakunda kandi numva afite ishyaka n'umwete ndetse byo kubabwira ubwami bw'Imana kugira ngo tuzibanireyo, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubuzima. Muhumure rero kandi mukomere. Abankurikiranye uyu munsi ari ubwa mbere, nitwa Mukeshimana Emerita, zwi ku izina rya Mama Sharirene. Ndi umumama w'abana 5. Imana niduhana umugisha. Hanyuma ndifuza ko tubanza kwiragiza Imana. Imana niyo idushoboza, Imana niyo ituvugisha, Imana niyo iba yateguye, Imana niyo iba yabikoze, niyo gushima. Rero ndashaka ko tuyishima muri uyu mwanya, tuze gufatikanya nawe
dufatikanye kubanza kuyishimira, tuyishimire ibyo yakoze, tuyishimire ibyo iri gukora, tuyishimire n'ibindi izakora. Hanyuma mureke dushima Imana, Mana ya Isaka na Yakobo. Ndagushimye cyane muri uyu munsi, kandi ndagushimiye muri aya masaha. Tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe, tugushimiye ko waturindishije imbaraga zawe nyinshi, tugushimiye ubutwari bwawe n'ubushobozi bwawe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko tugeze muri uyu munsi, kandi tugushimiye ko ijisho ryawe rikiri ku batuye isi, ntago wabataye, ntago wabatereranye. Tugushimiye ko ijisho ryawe riri ku gihugu cyacu cy'u Rwanda waduhaye kuvukiramo. Tugushimiye ko ijisho ryawe riri ku bakuzi n'abatarakumenya, kandi ijisho ryawe riri ku bantu bose bose bose. Turagushimye Mwami, kubera ko ukidutije kubaho no kurama, kandi ukaba uduhaye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe, abandi ukaba ubahaye kuryumva. Uracyadutekereza, niyo mpamvu uri gutuma abakozi bawe hirya no hino, kugira ngo abantu biyumvemo ko Imana ikibakunda kandi ko Imana ikibazirikana. Habwa icyubahiro rero, uzushyigikire muri uyu mwanya. Tutari kumwe sinabasha kuvuga, utanyicaye iruhande ntabwo nabasha gusobanura ijambo. Iri jambo ryabayeho ntarabaho, iri jambo riranduta cyane, rifite icyubahiro, rifite gukomera, kuko ari ijambo rya nyiri jambo. Nanjye ndasenze ngo unyigishe kuvuga, unyigishe gusobanura, kugira ngo umuntu wese ukijijwe n'udakijijwe abashe gusobanukirwa iby'iri jambo. Uriherekeze kandi tubane muri uyu mwanya, ari njyewe mu ruhande rwanjye na bene data bankurikiranye. Iri jambo rigira umumaro. Ndagushimye kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ndifuza yuko tureba ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, mu bice byaho bitatu. Umurongo wa mbere, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice bitatu, umurongo wa mbere. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice bitatu, umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigisha mu butayu bw'i Yudaya, mwihane, ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Reka dusubiremo. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigisha mu butayu bw'i Yudaya, ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Munyemerere dusubiremo bwa gatatu, ntacyo bidutwaye. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya, ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, amen. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku bwami. Ndifuza ko tuvuga ubwami bw'Imana. Ndagerekaho ubwami bw'Imana kuko ubwami ninaha hari ubwami, ariko ndashaka mbabwire ubwami bw'Imana. Ubu bwami bw'Imana ashaka ko tuganiraho ni ubwami butera ibyiringiro abagenzi, ni ubwami butera imbaraga abari kubujyamo n'abari kugambirira kujyayo. Ni ubwami abantu bamaze kubumenya, bakamenya amateka y'ubu bwami, kandi bakayamenya bakoresheje Bibiliya. Hano harimo amagambo avuga ku bwami, harimo amagambo y'Imana avuga ku bwami. Iyo turebye n'abagiye bajyanwa muri ubwo bwami bakagirirwa amahirwe yo kugerayo mu buryo bw'iyerekwa, bakagerayo bakavuga amateka y'ubwami. Ubwami ni ubwami bukomeza abagenzi, ni ubwami bukomeza abatoranyijwe, ni ubwami bukomeza iyo twibutse ubwami uko bumeze, ni ubwami butuma abantu bagira ibyo basiga kugira ngo babusange, kuko ni ubwami bw'amahoro, ni ubwami butarimo amarira, ni ubwami butarimo intambara, ni ubwami butarimo imibabaro, ni ubwami butarimo kuboroga. Muri ubwo bwami nta gutaka kubayo, muri ubwo bwami nta kubabara bibayo, muri ubwo bwami bw'Imana nta gupfa, nta no gupfusha, nta kurwara, nta kurwaza. Ubwo bwami nta bibazo bibamo.
impamvu rero mubona dukomeje kuza ni ukugira ngo tuzabane muri ubwo bwami. Kandi nimureke mbabwire mwafurama, mbabwire mwanshuti z'umusaraba, mureke mbabwire n'abantu badasenga, iyo umuntu yavumbuye ahari akabari kagezweho ahita abwira mugenzi we ati, akamuhamagara ati navumbuye sha, nabonye ahantu hari akabari keza rwose, kandi nabonye bazi kwakira neza abantu, ndetse na mitsingi yabo ntabwo ihenda, mbese akamukururira kumva ko amugiriye neza kuko yamurangiye ahantu hari akabari keza. Natwe rero kuko twamenye amakuru y'ibwami, tukamenya amakuru y'ubwo bwami, niyo mpamvu mubona ntago dutuje, turifuza ko natwe tuzabanayo. Niyo mpamvu ijoro n'amanywa mubona abakozi b'Imana bari kugenda bavuga iby'ubwami. Ariko ndashaka uyu munsi turavuga ku bwami, aho hantu twamenye turifuza ko tuzabanayo. Umuntu amenya ahantu basokoza neza, akamenya ahantu basokoza neza kwa fiye, muri sara ahantu heza, akaharangira mugenzi we, akavuga ati hari ahantu navumbuye heza basokoza umusatsi neza, ukumva ko amugiriye neza. Niyo mpamvu natwe turi kubakurura tubabwira iby'ubwami, ubwami bwiza. Umuntu hari igihe ategura gusohokana mugenzi we, akamujyana ahantu heza, akamutembereza, akamufasha mu buryo bwose, akishima. Natwe ndumva nifuza kukubwira ngo hari ahandi hantu heza, hari amakuru twavumbuye y'ubundi bwami. Reka mbabwire, ino mu isi usibye ko nta gihugu kibamo, ariko kibaho wenda kidafite ibibazo, nta gihari, nta n'ikiteze kuza. Nta gihugu na kimwe gihari gishobora kumera nk'ubu bwami turi kubabwira, ariko kiramutse gihari kimeze nk'ubwami, ndabizi ko abantu bose bahongerayo. Ariko nta kindi gihugu, nta bundi bwami bushobora kuba bwiza nk'ubwami bw'Imana. Ndashaka kubabwira muri uyu mwanya ubwami bwavuzwe n'umugabo witwa Yohana, ubwami bwagiye buvugwa na ba Matayo, ubwami bwagiye buvugwa n'abahanuzi, ubwami bwagiye buvugwa na ba Yohana, ubwami bwagiye buvugwa na ba Yesaya, ubwami bwagiye buvugwa. Imana nishimwe. Iyi Mana rero yakunze isi. Imana imaze gukunda isi irema abantu. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ijya kurema abantu yabaremye kugira ngo bazajye mu bwami. Abantu nibo baje kwikura mu bwami, ariko ubundi Imana irema umuntu, umwana w'umuntu yari yamuremeye ibintu byiza. Uzi ko Imana ijyana Adamu na Eva muri Edeni yari yarababwiye ngo muzatungwe n'izi mbuto bana banjye. Harimo imbuto z'amoko yose, bagenda bakarya bumva bibereyeho neza. Ariko ngo bikura mu bwami, bikura muri iyo ngobyi, ngo kubere ko bakoze ikosa ryo kurya ku giti Imana yababujije. Burya niho haturutse uyu muruho wose mubona, kubera yuko umugore bajya kwirukanwa muri Edeni. Umugore nyine, umugabo yabwiye Imana, harayibwira ati ni umugore wanshutse, umugore nawe ati ni inzoka. Bikura mu bwami, ahantu heza bari barahawe kuba. Imana nta muntu yigeze igirira imbabazi muri bose uko ari batatu. Nubwo bitanye ba mwana, umugabo ati ni umugore, umugore nawe ati ni inzoka. Ari inzoka yarahanwe, ari umugore yarahanwe, ari umugabo barahanwe. Imana yabwiye umugabo ngo wowe uzajya urya uko wiyushye iki hakuye, uzahinga hanyuma hamera amahwa, hano uzamera n'ibitovu. Igiye kubwira umugore namubwira ngo uzajya ubyara ari uko ubabaye. Igiye guhana inzoka yanga we uzajya ukurura inda uzutungwe n'umukungugu. Kandi irangije Imana ibwira inzoka, iravuga iti umuntu nakubona azagukubita umutwe awumene, ariko nawe numutanga kumubona uzamurya agatsisina. Muri make Imana yari yararemeye umuntu kumutuza mu gihugu, yari yararemeye umuntu kumujyana mu ijuru. Mureke mbabwire, n'umuntu uzarimbuka azaba yirimbuye. Ndaje mvuge hano mbabwire ibintu Imana yatanze kugira ngo tuzabone ubwami, kandi byose bitangira ubuntu. Aho nababwiraga rero umuntu asohokana mugenzi we batanga amafaranga.
ako kabari yakagiyemo arishyura, muri iyo sari yagiyemo bakamusokoza arishyura, iyo ugiye gutembereza umuntu ukamujyana ahantu heza ngo yishime arishyura. Nagira ngo mbabwire ngo iby'uyu mubiri byose bidutunze turishyura, ariko nje kukubwira ibintu twaherewe ubuntu kugira ngo tuzabone ubwami. Imana yateguye ibikoresho byose bituma abantu bazagera mu bwami, kandi byose nta giciro yabishyizeho. Impamvu itashyizeho igiciro ni iki? Ni uko rubanda rugufi bamwe bari mu cyiciro cyo hasi. Iyo Imana ishyiraho ibiciro, hari abatari kubona ijuru, ariko kuko Imana yateguye ijuru ngo ribe iry'abakire n'iry'abakene, ribe iry'abatwara n'abatwarwa, ribe iry'abafite icyiciro cya mbere n'icya kane, mbese ibyiciro byose bizabone mu bwami. Ni ukuri Imana yarabyoroheje ishyiraho ibintu ndi buvuga aha ngaha. Ndashaka ko tuganira ku bwami. Hanyuma mu bintu Imana yatanze ku buntu kugira ngo tuzarigeremo, itatwatse amafaranga, icya mbere ni amaraso. Yatanze umuhungu wayo w'imfura Kristo Yesu. Yatanze amaraso yo kutweza, yatanze umwuka wera, yatanze ijambo, yatanze n'imbabazi. Yatanze amaraso ari wo muhungu we w'imfura Kristo umwami Yesu, araza amena amaraso kugira ngo tuzabone ubwami. Burya nagiye nkunda kwigisha abantu kuri misiyo ya Yesu. Impamvu Yesu yakuyemo ikamba ry'ubwami akambara iry'amahwa, ni wowe nanjye yashakaga. Impamvu Yesu yasuzuguwe n'abo yarushaga ubushobozi, ni imbabazi yageraga gute? Yagira ngo twese amena amaraso, twese tuzabona ubwami. Impamvu Yesu bamukoze mu bwami ari umuntu w'umugabo agatuza, byari ukugira ngo ngewe nawe tuboneke. Kandi impamvu Yesu yemeye kuza mu isi akababazwa wa mubabaro muzi mujya musoma muri iri jambo, ni ubwami. Imana yagira ngo tubone ubwami bitatugoye. Ayo maraso rero arameneka kugira ngo ngewe nzaboneke hamwe nawe. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Yesu yaje mube ntibamwemera. Yesu yaje aje gukiza, ariko abo yaje aje gukiza nibo bamujombaguye, bamujombagura amacumu, bamwambika ikamba ry'amahwa. Hari umuririmbyi umwe waririmbye indirimbo, haravuga ngo yafashwe n'abatambyi mu gihe cya polisi. Ntabwo Yesu ari abapolisi bamufashe, ni abatambyi bamugambaniye bamushyira abapolisi. Ariko arabyemera, ntiyakambye impanga yokabyara Yesu, arabyemera, baramujyana. Burya Yesu yari afite ubushobozi bwo kwikura igorogota akahava mu bubasha yari afite. Ntago yarayumva, reka mbabwire, kuba yari yarashoboye kuzura abapfuye, agashobora guhumura impumyi, akabasha ibirema bikagenda, ibipfamatwi bikumva, agakora ibintu bingana kuriya, agakuraho gushyingura no guhamba, kuko yarazuraga, yari afite. Ntago ari we wari kunanirwa kwizura. Kuba yarizuye cyari ikimenyetso ko nawe yari kuzuka, ariko aremera arapfa kugira ngo agende asogongera ku mibabaro yose tuzasogongeraho, kugira ngo tuzabone ubwami. Yesu yatanze imbaraga nyinshi kandi zikomeye. Yatanze Yesu, cyo nicyo cya mbere yatanze. Twasomye ijambo ry'Imana, ni ijambo ryavuzwe n'umugabo w'inararibonye mu by'umwuka witwaga Yohana yavuze amagambo meza menshi. Haravuga ngo nimushaka ubwami, adukundisha ikintu bita ubwami. Yohana haravuga ati ngewe nambaye ibigu, nambaye uruhu kugira ngo mbwirize abantu iby'ubwami. Yesu rero yaratanzwe, hatangwa n'Imana kugira ngo tubone ubugingo. Yesu, ureka mbabwire, naho mwasuzugura intumwa n'abahanuzi, mugasuzugura abantu Imana yatumye, ariko umuntu wa mbere Imana yohereje ku isi kugira ngo atwereke urukundo rukomeye rwo kubona ubwami ni umwami Yesu.
mbibutse kuriya yaje ari umwungeri utaragirira ibihembo, yaje ari umwungeri utaragirira ibihembo. Burya ni nayo mpamvu yagiye hari abantu yibasira, yigeze abwira cyane, yigeze abwira abatambyi n'abanditsi, ababwira amagambo akomeye. Arababwira ngo nimukagende mu misozi mujya kubwiriza kugira ngo abantu baze mu masinagogi, mu nsengero zanyu, ahubwo mujye mugenda mubwirize kugira ngo abantu bazabone ubwami. Ababwira amagambo akomeye, arababwira ngo dore mwebwe ngo mwabujije abantu kwinjira, mwandyarya mwe, mw'abafarisayo mwe, mwabujije abantu kwinjira, mubuza abandi gusohoka, ngo mubabuza kujya mu ijuru, ngo kandi namwe mwafunze amayira, ngo namwe ntimuhajya. Kubera ko yari umwungeri uciye bugufi, Yesu yaje kutubera inzira. Yesu ubundi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe tugomba kwigiraho. Hari ibintu byinshi twagombye kwigira kuri Yesu. Uyu twahawe niwe nashatse kubanza, uwo twahawe kugira ngo tuzabone ubwami, aduhishurire iby'ubwere. Uyu Yesu niwe waje avuga ngo mwandyarya z'abafarisayo mugenda muhekesha abantu imizigo y'ibyo batashobora, hanyuma ngo mukabahekesha ibyo bagomba gukora kandi namwe mutabishoboye, ngo nta n'imitwe y'intoki mwagira gute mwabikoze, mugategeka abantu amategeko namwe mutayubahiriza, mukababwira Imana kandi namwe itababa ku mutima, mukababwira gutanga amaturo kandi namwe ntabyo muzi, mukababwira kujya mu ijuru kandi namwe muri inaha mu isi, mukababwira gukiranuka kandi namwe byarabananiye, mukigisha Imana yo ku karimi mu mutima itarimo, ngo bafata ibipapuro babishyira ku bikuta by'imiryango, ngo ibindi bakabishyira mu gahanga, ngo ariko ntibibe mu mitima yabo. Yagiye abibandaho ababwira amagambo akomeye. Yesu yavuze amagambo akomeye, haravuga ngo wababona ngo mumeze ngo nk'ibituro bisize ingwa, ngo ariko imbere ari amagufwa. Ngo ni abantu bakunda ibyubahiro, ngo bashaka ngo kuramukirizwa mu maguriro, mu nzira, mu mihanda, mu bahobere. Kandi ikindi ngo bakunda imyanya y'imbere mu birori, hagenda bavuga, harangira ngo niyo bari mu masinagogi ngo baba bashaka imyanya y'ibyubahiro. Ariko uyu Yesu twahawe yatubereye inzira, yaje ari umugabo uciye bugufi. Guca bugufi kwa Yesu kwagaragaye nuko yaje akanyura mu mugore. Yesu yatubereye inzira, aza kunyura mu mugore utarabarwaga, anyura mu mugore wari usuzuguritse, ariko umwami w'igihanganye, umwami w'isi n'ijuru, arangije ngo aca mu mugore, aravuka. Twahawe Yesu kugira ngo tuzabone ubwami, nta kindi. Nongere mbibutse ngo kuba Yesu yaraje mu isi, ntago yaje kugira ngo abantu bazamurwe mu ntera, ntago Yesu yaje kugira ngo abantu bigwizeho imitungo, ntago Yesu yaje kugira ngo tube inaha tuhatinde. Yesu yaje gutanga ubwami, ni nabwo butumwa yagendaga yamamaza. Kandi reka mbabwire impamvu ari bwo butumwa yazanye, ni nabwo yazize. Yesu burya nta kindi yaziraga, ntabwo yajyaga ahuza n'indyarya z'abafarisayo. None se koko Yesu yakizaga umuntu ngo yamukijije kwa gatandatu, hakababwira ati ariko mwandyarya mwe z'amategeko yo ku munwa gusa no mu gatuza no mu gahanga aho mwayimanitse, ninde muntu washayisha inka yigasaya kuwa gatandatu ku isabato akareka kujya kuyisayura? Hanyuma rero Yesu kuko yavugaga iby'ubwami yagwijije abanzi. Ubundi umuntu yigisha iby'ubwami agwiza abanzi. Kandi ndaza kukubwira ukuntu iyi si izazingwa nk'umwambaro, ariko ubwami ntabwo buzavaho. Imana nihabwa icyubahiro, Imana yacu nishimwe cyane. Ubwami, Yesu yigishaga ibintu by'ubwami, kandi impamvu yigishaga ibintu by'ubwami nuko ubwami bwo mu ijuru ari nta kindi gihembo yendaga kubwira umwana w'umuntu, uwakoreye Imana kubaha Imana, kitari ubwami. Niyo mpamvu burya ngo bahoraga bamutegera mu byo yigisha, bakamutegera mu byo avuga, ariko agasanga Yesu ni umunyabwenge. Ndashaka kubabwira ubwami. Yesu rero Imana yaduhaye Yesu kugira ngo tubone ubwami. Narindi kuvuga bimwe mu bintu twahawe n'Imana kugira ngo tuzabone ubwami. Imana yari izi yuko ubwami utapfa kubujyamo cyenyege. Nongere mbibutse ko niyo uva mu gihugu ujya mu kindi ntabwo upfa kugenda, hari inzira binyuramo. Ntabwo ushobora kwicara gutya ngo uriyumvamo kuzajya muri Amerika ejo, ntabwo bishoboka.
ntabwo wakwicara ngo ndiyumvamo kujya Bugande, ntiwapfa kugerayo. Ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo nkunda muri Canada ngo ngiye kujyayo. Ntabwo uvuga ngo ndashaka kujya mu Bufaransa ngo uhite ucaho gutyo ugende kuri airport wurira indege ugende ku kibuga cy'indege. Ntibishoboka, hari inzira binyuramo. Hanyuma nanjye nashakaga kukubwira, reka mbabwire, ubwo bwami narimvuze, ibyo bihugu mujyamo, nagira ngo mbabwire ngo ni ubwami buzasenyuka. Yesu yaravuze ngo nubwo mwitwirata ariko ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Kujya muri ibyo bihugu birakomeye, hari ibihugu bizarangira, hari ibihugu bizashiraho. Iyi si izashiraho, bibabwire, iyi si izashiraho. Kandi Bibiliya ivuga iki? Ngo iyi si izazingwa nk'umwambaro. Do izazingwa nk'umwambaro, iyi si do izazingwa nk'umwambaro, n'abakomeye bayiriho n'abanyacyubahiro bayiriho. Do ni gutya, ni nk'umwambaro, izazingwa nk'umwambaro iyi si. Ni mu ntega amatwi, iyi si izazingwa nk'umwambaro. Ibyo bihugu twumva ngo birakomeye bizazingwa nk'umwambaro. Yego yego, ibihugu birimo abapfa, ibihugu birimo abarwara, ibihugu birimo akaga. Ariko ndashaka kukubwira ubwami butazazingwa, ubwami butazahanguka, ubwami buzaguma ari ubwami. Iyo ese nimba iyi si izazingwa nk'umwambaro, tubyibaze. Nimba isi izazingwa nk'umwambaro, abayiriho bo bazaba bari hehe? Nimba isi izazingwa nk'umwambaro, ubwo vuga ngo n'abayiriho niko bazamera. Amashuri twize dore ni nk'umwambaro iyi si. Icyubahiro gituma abantu batubaha Imana, gukomera bituma abantu basuzugura Imana, ubwo bwiza. Ariko uzi ko ari umuntu uvuga ngo ni mwiza, yagenda mu muhanda kumva ngo ni we wenyine urimo. Do nizingwa nk'umwambaro, n'abayirimo tuzazingwa. Do ni gutya, mwitegereza ahangaha. Iyi si ngo izazingwa nk'umwambaro. Ubwo se nimba izazingwa nk'umwambaro, urumva abayirimo bo batazazingwa nyine nk'umwambaro. Ariko ndashaka kubwira abakomeye ndetse n'aboroshye ngo mbabwire ngo hari ahandi hantu, hari ubundi bwami. Nimba rero nimba ibyo bihugu byinaha muri iyi si kubijyamo bikomeye, kandi ari ibihugu birimo urupfu, ari ibihugu birimo gereza, ari ibihugu birimo kurwara, ari ibihugu birimo umubabaro, ari ibihugu birimo ibyago n'amakuba, ibyo bihugu by'abatuye isi nimba kujyamo bitoroshye, nagira ngo mbabwire ngo kujya mu ijuru, mu gihugu cyo mu ijuru, Imana hari ibintu yamaze gutegura kugira ngo tuzajyemo. Kandi ibyo bintu imaze kubitegura yukabyara, ntiyigeze itugora, ntabwo yashyizeho ibiciro, byose ni ubuntu. Ndetse n'ikimenyimenyi n'iri jambo muri kumva ni ubuntu. None nigeze mwishyuza? Hari umuntu nishyuza? Niyo twahawe. Humura, aya maraso yuhagira abasambanyi, yuhagira abasambanyi. Naho warasambanya n'abandi igihumbi, waragize abagore baruta ba Salomo, warabashatse mu buryo butemewe, ariko ukaza muri aya maraso ukemera imbabazi. Aya maraso y'uyu mwami arakuhagira, ukaba mutaraga, ukamera nk'umusore w'imanzi utarigeze asambana kubw'aya maraso. Naho waba warabaye indaya mpuzamahanga, hari uzihagarariye ku rwego rw'isi. Aya maraso twahawe ni ikiguzi, ni amaraso twahawe n'umwami atarimo ikiguzi, kugira ngo tuzabashe kubona bwa bwami narindi kubabwira. Kandi ayo maraso ni ubuntu, arakuhagira ugasigara umeze nk'umukobwa w'isugi utarigeze abikora, ukagaragara nk'umuntu utarigeze abikora kubw'ayo maraso. Akagukuraho izina ry'ubusambanyi, akagukuraho izina ry'uburaya, akagukuraho izina ry'ubwicanyi. Aya maraso naho waba umwidomoro y'urwagwa, ukagerekaho amacupa angahe akanyanga, hanyuma ukagerekaho na za nzoga zose numvise ngo suruduwiri na kambuca na muriture, ya mazina yose ya za nzoga, hanyuma ukagenda ukamera nk'ubuzizi mbese. Aya maraso araza akakuhagira, ugasigara umeze nk'umuntu warereshejwe agashyushyu k'inyanza. Amaraso, ubuzizi bwose bugutumuka, buragenda bukakuvaho kubw'aya maraso. Mpita numva inzira zose zo guhigwa zazaba ku buzima bwanjye, nabyo nkahita niyakira, nkavuga ngo n'umwami wanjye nawe yarahizwe. Yesu yambereye urugero. Noneho nibutse ikanzu imwe Yesu yambaraga, atayihinduranya, ambera urugero rwiza.
nuko ubu yampaye imyenda ariko ataranayimpa, ntaramenya kwambara, ntarambara. Nabyo ntibyigeze bincumuza ngo nta myenda ngira, kuko namenye ko nawe yambaraga ikanzu. Nibutse ukuntu Yesu nta na shamburete yubatse inaha, nta n'inzu ifite towa yari ahafite, nta n'amanegeka yagiraga, akaba yarinze agenda mu ijuru nta nyubako. Mpita nanjye numva ubukode mbamo, ntitotombeye ubukode, mpita mvugene n'umwami wanjye nta nzu ye yagiraga. Yesu rero twahawe kugira ngo tubone ubwami, niwe tugomba kubanza kwirata kuruta ibindi. Twahawe Yesu. Yesu yataza kuza ibi bintu byari kuncanga, ntabwo nari kuba umukirisitu, nawe ntiwari kubaho. Amaraso ya Yesu yakoze umurimo ukomeye. Ndashaka kuvuga Yesu mvuge n'amaraso ye, ariko yabanje kutubera urugero mu bundi buryo. Sifa kwa Mungu. Iyo nibutse ukuntu Yesu yavutse agahigwa ariko akarokoka ababisha be, mpita nanjye nibuka yuko turagenda duhigwa n'indwara, duhigwa n'abagome, duhigwa n'abarozi, duhigwa n'impanuka, duhigwa n'ubuzima, duhigwa we ufite ibiguhiga, biguhigira mu bo wabyaye, bikaguhigira mu kazi, bikaguhigira aho utuye, bikaguhigira aho ugenda. Turahigwa na Satani. Burya nuba nuhigwa ntukareba abantu ujye umenya Satani. Muri iyi si hari ibiduhiga ni byinshi. Hari abazaguhora ukureshya, hari abazaguhora ayo wize, hari abazaguhora iterambere ugezemo, hari abazaguhora baguhora. Duhigwa. Nibuka ukuntu nawe yahizwe n'umwami ashaka kumwicisha ngo atamusimbura, ariko nakibuka ukuntu Yesu bishe abana b'abahungu bagapfa bagashira, hanyuma Yesu akarokoka. Mpita mvuga nti natwe nimuhumure namwe muzarokoka. Icyo ni ikindi. Hanyuma nkongera gushimishwa, nkongera no kunezerwa, nkanezezwa n'ukuntu Yesu Imana yamukoze mu ntoki amaze gutsinda. Ubwo ndi kuvuga amaduke. Imana yamukoze mu ntoki amaze gutsinda. Igihe yazamukaga atsinze Igorogota ku musaraba, amaze gutsinda urupfu, amaze kurwana na Satani. Reka nkubwire, ikuzimu ntago, reka mbabwire, ikuzimu yahakoze umurimo. Icyambere yatuboheye Shitani, amusiga muboshye. Ikindi yakoreye ikuzimu ni ukuntu yakinguriye abera, akingurira abera abo Shitani yari yarafungiranye, arabakingurira. Yahakoze umurimo. Hanyuma ngo ibitendo byose amaze kubikora, kandi ngo akabikora, yego akabikora papa wari kumucungira mu ijuru, ari kureba ibyo umuhungu wari gukora mu isi, akamucunga. Yewe we birangomeza. Bitambona natwe mu isi abana b'Imana, haleluya. Natwe mbona mu isi Imana yirirwa iducungira aho tunyura, iducungira aho tureba, iducungira aho turara, iducungira aho dukorera umurimo, iducungira mu kazi, iducungira mu modoka. Mureke mbabwire, umva ko abana b'abantu bazi gucunga umutekano. Imana igira umutekano original, kuko yikumira icyaha kitaraza. Buriya mubonye nimureba, reka mbabwire, abantu bazajya bakora ibyo bashoboye, ariko aho abantu batareba Imana igita haturebera. Burya muvuga ngo impanuka ziraba, polisi zigahagarara ahantu hose zigacunga umutekano, bagashyiraho amategeko. Ubwo ni mu buryo bugaragara. Hari ubundi buryo butagaragara Imana ifashamo polisi gukora akazi. Sifa kwa Mungu. Iyi Imana yacu hari ubundi buryo butagaragara Imana ifasha abashinzwe umutekano, hari ubundi buryo butagaragara Imana ifasha abaganga kuvura, hari ubundi buryo, haleluya, Imana ifasha abantu. Hari uburyo Imana ifashamo ababyaza kubyara. Yewe we hari n'ubundi buryo Imana iri kudufashamo muri iyi corona. Yego ahari ahantu tutareba Imana ya Isiraheli turebera, kandi muretse mu kanya ndaza kubivuga. Hari ubundi buryo Imana iratureba. Yesu yagiye Imana igenda imucunga, imukurikirana, imureba. Mureke mbabwire, Imana itarebereye igihugu cyacu ngo itubere maso,
nukuri kose byakomeye, ariko kuko ari Imana irebera igihugu cyacu ikagicungira umutekano, hari n'ibyo tutazi, hari n'ibyo tutareba. Imana ijya yohereza ingabo zirwana isaso ritavuze, izo ni ingabo z'abamarayika zikaducungira umutekano, tukaryama tukizigura. Burya Imana ifasha igihugu gukora akazi. Imana nihabwa icyubahiro. Hanyuma ngo Imana rero imara kubona Yesu uko yabaye inaha, ukuntu yayihesheje icyubahiro, hanyuma n'ibintu yakoze. Hanyuma ngo Yesu amaze kuzamuka disi, igihe yazamukaga ngo bagabo bagasigara bararabye, ngo bamarayika bakabagenderera ati yemwe bagabo nibiki muri kureba, uriya uko mubona azamutse ni nako azagaruka, agiye abatunguye azagaruka atungura. Ndi kwigisha ikintu bita ubwami. Hanyuma ubu bwami ndi kuvuga ntabwo ari ubwinaha, babwita ubwami bw'amahoro. Nimba hari ikintu gitera imbaraga abakozi n'abagenzi ni ubwami. Mureke mbabwire, ntabwo nigeze ngirirwa ubuntu bwo kugira ubutunzi wenda bw'inaha, bwa butunzi muzi. Iyo umuntu yakomeye aba afite imodoka, iyo umuntu yakomeye aba afite inzu, niko biri n'ibyinaha. Ariko mureke mbabwire, mu bintu bituma ngira morali, nkumva nta n'uwanyeganyeza, nta wanyeganyeza, mu bintu bituma ngira morali nkakomera, ni ukubera ubwami nzajyamo. Kandi ntuce intege, nzabujyamo kuko nyiri ubwami turaziranye. Hari ibintu yampaye hano bizatuma njyayo, nanjye nibyo mpora ncungana nabyo. Turamushimiye. Ubwami, ubwami. Iyo nibutse ukuntu ningera mu ijuru ntazongera kwiruhutsa, ningera mu ijuru ntabwo nzongera kubwiriza ibi bihosho mu nkubito. Muraho inkubito igihe gitoya, nimara kwigira hariya muri kiriya gihugu ntabwo muzongera kumbona. Reka da, nzagenda hanyuma bajye bankandakanda. Reka mbabwire ibintu Yesu yakorewe amaze kugera mu ijuru, amaze kubonana na papa we, misiyo amaze kuyirangiza. Papa we yahise amukora mu ntoki, amukora mu ntoki, amubwira ijambo ryiza. Aramubwira ati mwana wanjye, kubw'ibyo wakoze ugacungura umwana w'umuntu, misiyo ukaba warayikoze neza, bagukoze mu bwanwa niho warakara mwana wanjye. Yo Imana nihabwa icyubahiro. Bagukoze mu bwanwa urihangana, bakwambika ikamba ry'amahwa mwana wanjye, burya narakureba urihangana. Baragusuzuge bakuzunguriza umutwe mwana warihanganye. Kandi narakubonye igihe bazaga kugufata, hanyuma Petero agahita atema ugutwi yakurwanirira. Mwana wanjye nabonye ukuntu ugira imbabazi ugafata ugutwi, hanyuma ukagira gute ukagusubizaho. Burya narabibonye ukuntu wavuze ngo iki gikombe kindenge kubw'ubushake bwawe data. Iyi ni njye wari uraramiye, nta handi wari uraramiye. Hanyuma ngo amaze kumukora mu ntoki, arangije aramubwira ngo izina ryawe rizaruta amazina yose. Ari amazina yabanje, ari n'amazina azaheruka. Ubwo rero ushobora kuvuga ngo ako kantu karoroshye, izina. Reka nkubwire ukuntu izina Yesu riruta amazina yose. Reka mbikubwire neza. Iyo mugiye kwita abana amazina, mujya no mu ntuza no kwikoranabuhanga mukajya kureba amazina meza nyine avugitse neza asobanura ibintu byiza. Nta muntu ndumva ufite izina ushobora guhamagara ukarara usinziriye mu gihe cyo gukanura. Ariko ndashaka kukubwira izina rya Yesu. Yesu yabwiwe na papa we ngo izina ryawe nkwise mu babanje n'abazaheruka, nta muntu uzabona izina rifite agaciro nk'iryawe. Izina ni izina ribwirwa abanyamibabaro bagahita bishima. Ni izina uvuga abadayimoni bakugose bagahita baguhunga. Ni izina umuntu abana naryo ari mu mibabaro agahita yishima nta muntu bari kumwe. Ni izina umuntu ahaguruka akarivuga yibereye wenyine. Izina wageze muri rompu, iryo zina rikakwereka aho unyura. Ni izina riruhura abanyamibabaro. Iri zina
zina abapfakazi bariruhukiyeho, imfubyi we zaruhukiye muri iri zina. Reka nkubwire, ni izina rihumuriza abantu muri korona, ni izina rihumuriza abantu mu nzara, ni izina rihumuriza abantu mu bikomeye. Reka nkubwire, umuntu wese ufite toroma muri iyi korona ni uko iri zina ritari muri we. Ubundi iri zina urifite hari ibintu utakarebye. Ubu ugiye gutangira ubara ukuntu uzahomba, ugiye gutangira ubara ibihombo kubera ko iri zina ritakurimo. Kuki utabara inyungu? Ninde wakubwiye ko ku Mana umuntu wunguka ari uwacuruza? Ntabwo ari uwacuruje. Ku Mana n'uwafunga burya hari ahandi hantu yungukira. Izina, iri zina ryareze imfubyi, iri zina rya Yesu, iri zina ryashakiye abantu akazi, iri zina ryagiye rimena ibibyimba byo mu mitima y'abantu. Ntabwo mujya mwumva ubuhamya. Iri zina ryatumye abantu baryama barizigura. Iri zina ritanga ibitotsi. Iri zina erega mujye munambaza basi, uze kumpamagara ku ruhande kubwira amateka y'iri zina mu buryo burambuye, ntihere ubuhamya. Noneho muri iyi minsi iri zina ndimo kurushaho kurimenya. Niyo mpamvu ubona ndivuga nagutse izina rya Yesu. Nimureke mbabwire, nimuze tubane n'iri zina. Iri zina, haleluya. Nta bintu bikomeye kuba dufite aka gapfukamunwa, ntabwo byacitse. Habaye iki? Hoya, iri zina rirahari. Nubwo twagashyizeho nta kibazo, nta cyabaye. Iri zina ritanga umurongo, iri zina rigira ihumure. Uzi ko ari umuntu washyizeho aka gapfukamunwa, aka konyine kakaba kamuhangayikishije, agapfukamunwa. Nimuhumure, nta kibazo. Iri zina rirakora nubwo mubona bikomeye. Iri zina rirakora, iri zina riratabara. Wikumva ko byacitse kandi iri zina rya Yesu, izina rya Yesu, umunara muremure abakiranutsi bahungiramo hanyuma bagakira. Uyu mugabo twaramuhawe kugira ngo tuzabone ijuru. Nuhura n'ikibazo cy'umukemuka ari Golgota, nuhura n'amagambo mukebuka ukuntu bavuze ngo ni umukuru w'abazimu, iri zina twahawe. Iri zina twahawe rero ntabwo ryaje ryonyine nk'izina, ryazanye n'amaraso. Amina. Yesu yaje yikwije. Niyo mpamvu abamwemera bagomba kuba bikwije mu mbaraga, bikwije mu gukomera, bikwije. Imana ishimwe. Iri zina ryazanye n'amaraso. Mureke mbabwire, hari umwenda ureba wabona ibizinga byagiyeho ukavuga uti nishyiramo na jiki, nishyiramo n'umuti uvanamo ibizingo banza bitavamo kubera ukuntu uba umeze. Aya maraso arahambaye. Amaraso yuhagira umwicanyi. Ngewe ubundi nari nzi ko abantu bica, banishe. Imana itababarira. Reka da, nuko nabyumvaga. Numvaga nta maraso yabeza abaho. Ariko disi we, maze gusobanukirwa, nasanze aya maraso ateye ubwoba. Aya maraso arutayabere, arutayagahini. Aya maraso ay'abantu bose muzi yamenetse. Amaraso y'abantu bose, amaraso ya Yesu ni amaraso yuhagira. Ni amaraso aruta ay'abakomeye n'aboroshye yigeze ameneka abaho. Aya maraso ni umwihariko. Aya maraso ni amaraso umesamo ibyaha by'ubwicanyi. Naho waba warisha abantu bangana iki, wakemera kuyibiramo aya maraso arakuhagira disi ukamera nk'umuntu utarigeze wica. Ntabwo Yesu yaje wenyine, yaje ari kumwe n'amaraso. Yazanye amaraso. Hari umuntu wicara akambwira akampamagara ati se mama Sharirene, ati ubusa bibaho ko nanjye nababarirwa? Yo, wababarirwa naho byatukura tukutuku. Reka mbabwire, aya maraso ya Yesu iyo hagiye ibihangange tujya tubona muri Bibiliya. Uzi
Sawuli yari afite akazi ko kurenganya ubwoko bw'Imana, yicaga abakozi b'Imana. Reka mbabwire, nimba hari umuntu numvaga utari kubabarirwa ni Sawuli disi, ariko aya maraso Pawulo yaramwogeje. Sawuli yarogejwe. Uzi Sawuli yari umwicanyi. Nimba yari ruharwa mpuzamahanga, Sawuli yemera kwica kandi abantu b'Imana. Ariko uzi umuntu uvogera abantu b'Imana aba ari igicamuke pe, aba akomeye cyane. Ariko aya maraso agera kuri Sawuli ngo atungurwa n'umucyo w'Imana. Aratungurwa ngo hakase uwo mucyo ukamukataho, hajya uwo mucyo ukamugendaho, hanyuma ngo yumva ijwi disi, ngo hanyuma ngo ijwi riramubwira ngo Sawuli yarakubitanye n'uyu mugabo narindi kubabwira witwa Kristo, ni igihangange gihanga muri bihangamanye. Hanyuma ngo abwirwa amagambo akomeye ngo Sawuli undenganyiriza iki kubw'igitinyiro cy'uyu mwami bari bakubitanye. Ngo arangije ngo urinde, ngo yipfuka mu maso, ngo urinde mwami nkagukorera, urinde nkagukorera. Yo Imana nishimye. Ayo maraso rero yashoboye Sawuli akamuhindurira izina akitwa Isiraheli, akaba yarabaye igihangange mu kurwanirira Uwiteka yivuye inyuma. Niyo twahawe. Humura, aya maraso yuhagira abasambanyi, naho warasambanye n'abandi igihumbi, waragize abagore baruta ba Salomo, warabashatse mu buryo butemewe, ariko ukaza muri aya maraso ukemera imbabazi. Aya maraso y'uyu mwami arakuhagira ukaba mutaraga, ukamera nk'umusore w'imanzi utarigeze asambana kubw'aya maraso. Naho waba warabaye indaya mpuzamahanga, hari uzihagarariye ku rwego rw'isi, aya maraso twahawe ni ikiguzi. Ni amaraso twahawe n'umwami atarimo ikiguzi, kugira ngo tuzabashe kubona bwa bwami narindi kubabwira. Kandi ayo maraso n'ubuntu, arakuhagira ugasigara umeze nk'umukobwa w'isugi utarigeze abikora, ukagaragara nk'umuntu utarigeze abikora kubw'ayo maraso. Akagukuraho izina ry'ubusambanyi, akagukuraho izina ry'uburaya, akagukuraho izina ry'ubwicanyi. Aya maraso naho waba umwidomoro y'urwagwa, ukagerekaho amacupa angahe akanyanga, hanyuma ukagerekaho na za nzoga zose numvise ngo Suruduwiri na Kambuca na Muriture, ya mazina yose ya za nzoga, hanyuma ukagenda ukamera nk'ubuzizi mbese. Aya maraso araza akakuhagira ugasigara umeze nk'umuntu warereshejwe agashyushyu k'inyanza. Amaraso ubuzizi bwose bugutumuka buragenda bukakuvaho kubw'aya maraso twahawe. Amaraso, aya maraso aragenda akagera ku marari akavaho. Aya maraso amaraho ubusambanyi, aya maraso akuraho ishyari, aya maraso avanaho amatiku, akuraho inzangano. Amaraso ya Yesu aragenda akakuhagira ukaba muzima, ukaba mushya, ugahinduka icyaremwe gishya. Abakubonye baturiye niwe cyangwa si we. Aya maraso umuntu wese wayakarabyeho, uzareba abagabo, hari abagabo bakarabye muri aya maraso, bari abasinzi. Iyo babonye ni ukuri ugira ngo nafata bayikojeje mu kanwa kubw'aya maraso. Aya maraso mukubita n'ushaje, wamara kuyuhagizwamwo ugahita uba umujene. Burya ni nayo mpamvu mubona tudasaza vuba. Tujya he? Twarinitswe muri aya maraso. Aya maraso yakugezeho imikuku n'iminkanyari yose, imikasiro n'imyaku yose. Birabirirwa bababwira ngo mufite imikasiro, ngo yewanyu ngo n'imyaku, ngo babakorere deliverance. Reka mbabwire izo deliverance zabo. Reka mbabwire umuntu wakubitanye n'aya maraso nta yindi deliverance akeneye. Nta biganza by'abashumba, nta biganza by'abatambyi, nta biganza bishobora kurusha ubushobozi aya maraso. Mwarakubitanye, mujye mwirwa muhiga ibiganza rero, ariko nagira ngo mwigo aya maraso mwakubitanye y'uyu mwami Yesu aragenda akagukuraho za karande ziwanyu zose, akakuhagira ugasigara uri mutaraga. Amaraso. Reka mbabwire ikindi twahawe umwuka wera. Ni ibintu navuze maze kuvuga bibiri, ngiye kuvuga n'iki cya gatatu, ndi buvuge n'icya kane. Umwuka wera. Ibi bintu byose ni ibikoresho Yesu Imana yazanye. Naho Imana ihafite umutungo w'umwuka wera. Hari umutungo Imana yasize aho umwuka wera. Ni umutungo ukomeye. Kandi uyu mutungo ukontorora isi.
mwuka wera. Uyu mwuka wera numara kwimuka ukavina ukisubira kuwawuzanye, nagira ngo mbabwire ngo ibintu bizayogayoga. Nta ndege izongera kujya mu kirere ngo ihahaga igereye amahoro, ari ubwato buzarohama, ari impanuka zizaba nyinshi mu muhanda. Mureke mbabwire, uyu mwuka wera ni umutungo ukomeye Imana ifite mu isi, kandi reka iwugira umutungo. Ni nazo mbaraga zidukoreramo, ni nazo mbaraga burya zituvugisha. Hari igihe abantu mvuga nk'ibintu bakambwira ibindi ngomba kuvuga. Ntabwo ngewe ibintu mvuga ari ibintu mba natekereje. Ngewe mvuga mvugishijwe n'uyu mwuka. Uyu mwuka ni umutungo Imana yasize ku isi, kandi ni umutungo ukora mu rusengero, ni umutungo ukora mu ngo zacu, ni umutungo ukontorora isi. Uyu mwuka wera utari ku isi. Nibi abantu bavuga ngo ni ibihugu by'ibihangange, ngo ni abantu b'abanyacyubahiro bakomeye, ngo bagira intwaro za kirimbuzi, ngo ni abantu bazi kuvumbura, ngo ni abantu b'abahatari. Uyu mwuka udakontoroye isi, uretse muzaba mubibona, sibye ko ntifuza ko muzabibona. Uyu mwuka umunsi wakuwe inaho ugasubira kuwawutumye. Uyu mwuka wera wajyanywe n'abana b'Imana, abana b'Imana. Uyu mwuka wera uvuye ku isi. Reka mbabwire, umva ko impanuka zibaho zakiyongera, haza ipfu, hazaza ibyago n'amakuba. Uyu mwuka ntabwo nkwifuriza, ndifuza ko uyu mwuka uzakuzura. Imana niwusubizayo wagiye uzajyane nawe. Twahawe umwuka wera. Ibi ni ibintu twahawe kugira ngo tuzabone bwa bwami naje kwamamaza uyu munsi, ubwami bw'Imana. Twahawe umwuka wera. Mureke mbabwire, nta muntu wavuga atavugishijwe n'umwuka. Burya umuntu adafite umwuka aba afite imyuka. Ubu hari abantu bavugishwa n'umwuka, hari n'abandi bavugishwa n'imyuka. Nta muntu ujya uberaho. Kimwe n'uko iyo udakorera Imana ukorera shitani. Ubu bwami nshaka kubabwira, Yesu mu bintu twahawe n'Imana yaduhaye amaraso. Nabibabwiye, ayo maraso yaduhana na Yesu, hanyuma yaduhaye n'ikintu bita umwuka wera. Uyu mwuka wera niwe udushoboza, uyu mwuka wera niwe udushyigikira, uyu mwuka wera niwe udufasha. Umwuka wera, uyu mwuka wera niwe udufasha kwihangana, umwuka wera niwe udufasha kumenya iby'ubwere bw'Imana. Umwuka wera twarawusigiwe. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo wowe nguwo azabamenyesha n'ibyo ntigeze mvuga. Burya niyo mpamvu mujya musetsa cyane, ndabakunda. Hari igihe abakozi b'Imana bigisha ibintu, bamara kwigisha ibintu umuntu akavuga ngo twereka aho biri muri Bibiliya. Nje kukubwira ngo iyo ufite uyu mwuka wera ukubwira n'ibitari hano. Uyu mwuka wera ni umuvumbuzi. Uyu mwuka wera, uyu mwuka wera ushobora kukubwira ngo winyura muri iyo nzira, winyura muri iriya nzira, uri buyihuriremo n'akaga. Kandi iyo nzira hari inzira nyabagendwa, ariko kuko ari umwuka wera umenya ibiri imbere ukakuburira. Uyu mwuka wera rero, tinya umwuka ngo uzatubwira, ukatubwira n'ibyo Yesu yasize atatubwiye. Umuntu ufite umwuka wera akagendera ku mategeko y'umwuka wera abimugirira umumaro. Uyu mwuka wera twarawusigiwe kugira ngo tuzabashe kujya mu ijuru. Ntabwo twabasha kuba hano mu isi tutawufite. Uyu mwuka wera utuvuyeho nijoro rimwe, ntabwo twazinduka turi mu kabari. Uyu mwuka wera avuye ku bantu b'Imana ukagenda burundu. Abantu bazindukira aho basubiye, buri wese yasubira iyo yaturutse, kuko buri wese burya yaje afite aho avuye. Uyu ni umwuka w'igiciro, ni umwuka. Kandi uyu mwuka wera ngo ni nayo mababa rero, ni nayo mababa azatugurukana ubwo impanda izaba ivuze. Uyu mwuka wera ni ikintu, ni umwuka Imana yasize iwusuka mu isi kugira ngo tungane umugeni uzajya muri icyo gihugu. Ikindi, ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu Imana yazanye kugira ngo bizadufashe kubona ubwo bwami. Burya umwuka ufite umumaro wawo, ariko n'ijambo rifite umumaro. Kimwe na Yesu afite umumaro. Ni ubutatu bwera, ni ibintu wibikaho ubwami ukaba ubufite. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni inkota, ni inkota ibaga. Umunsi umwe twigeze tujya gusenga, njya kwigisha ahantu n'abakozi b'Imana, hanyuma turicara, umuhanuzi araduhanurira, kandi ibyo yavugaga byari ukuri. Abantu twari kumwe, Imana ibabwira ibintu, ngewe ngezeho umva ibintu yambwiye. Imana irambwira ngo wowe nguhaye inkota. Iryo ni ryo jambo. Kandi iyo nkota ikebera
yombi abiri irambwira ngo ujye ugenda ubage abantu banjye ngo nzajya mbiyomorera. Burya rero niyo mpamvu mudakwiye kubabazwa n'inyigisho zanjye. Nanjye si ngewe, iyo nza guhitamo ntabwo nari guhitamo ibi, nari guhitiramo utuntu mvuga ukanshima cyangwa ukanyikundira, nubwo wanankunda ntugire icyo umarira. Ubundi se wankunda ukananjyana mu ijoro ko ari nk'ibyo byose? Irambwira rero ngo ujye ubabaga, imbwirira amagambo akomeye ngo ujye ubabage ngo nzajya mbiyomorera. Kubabagisha iki? Kubabagisha ijambo ry'Imana, kubabagisha ubutumwa Imana yanyujijemo. Ariko ndayishimiye, yavuze ko izajya ibomora. Ndashimira Imana ko nzajya mbaga ikomora. Ni ukuri ntizagusiga uvirirana, izajya yongera ipfuke. Sibyo, tubabagisha ijambo, tubabagisha ubutumwa bwiza disi we, tubabage. Yego, tubabage mu buryo bw'umwuka, hanyuma Imana yiyizire, hanyuma yongera ipfuke, igisebe gikire neza, nihabwa icyubahiro. Uyu mwuka wera rero nagiye mbigisha ku mwuka tuzakomeza tunawuvuge. Ni kimwe rero mu bintu Imana yasize mu isi bigomba kudufasha kugerayo. Dore ikindi kintu rero Imana yasize inaha mu isi ni ijambo ry'Imana, niryo twari tugezeho. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Mureke mbabwire, simpe n'ijambo ry'Imana, n'ijambo ubwiwe na mudugudu wari umukeneye rikugirira umumaro igihe umukeneye. N'ijambo ushobora kubwirwa na polisi igihe ugiye muri biro babwiye uti ufite iki kibazo, naryo sohoka ugize ituze, ugize ihumure. N'ijambo wabwirwa na meya uyoboye akarere akarikubwira wari umukeneye umusanze, kakubwira ati iki kibazo cyawe tugiye kugikemura, nabwo sohoka muri biro yo wishimye. N'ijambo wabwirwa n'umukuru w'igihugu rirakunezeza, iyo avuze ati nzakora ibi n'ibi, nzagenda gutya, uryamana ibyiringiro, ukavuga uti ni sawa. Ndashaka noneho kukubwira ijambo rihagarariye amajambo yose, ijambo rya nyiri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana nabonye ukuntu umuntu yinjira mu rusengero abwira Imana ati nje kugusezeraho, ariko bamara kwigisha basoma ijambo ry'Imana ugahita ubwira Yesu uti nakuvaho nkajyaye, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Ibyo kuva kuri Yesu bikaba birarangiye, uti ninjye nawe, mugatangira komatana byiteka kubwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riganiriza umutima wa buri wese, umuntu wese ijambo ry'Imana riramuganiriza. Kandi nimureke mbabwire, nzi neza ko nta mwana w'umuntu ushobora kubona igisubizo aho abantu bose bagafashirizwa rimwe. Ariko ndashimira ijambo rya nyiri ijambo. Urusengero rurimo naho baba ari bane igihumbi, naho baba ari abandi ijana, naho baba ari 50, ijambo ry'Imana riragaburwa, abantu bakarya. Umupfakazi akaritahana, ufite umugabo akaritahana, imfubyi akaritahana, ufite ababyeyi akaritahana, uwize akaritahana, hanyuma n'utarize akaritahana. Ndavuga ngo umushoramari akaritahana, urangurira Dubai akaritahana, n'ucuruza dukeye nawe akaritahana. Ijambo ritarobanura ku butoni, ijambo umuntu wese yumva akabohoka mu bintu twasigiwe kugira ngo tuzabone ubwami. Ijambo ry'Imana ririmo. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana, ijambo twararisigiwe, ijambo ubuhanuzi butavangiye, ijambo ukuri, ijambo ryaremye isi, ijambo ryashyizeho isi, ijambo ryashyizeho ifatiro, ijambo ryarategetse ibintu byose bibaho. Ijambo ubundi hakoreshejwe ijambo, isi yabayeho kubw'ijambo. Burya y'amazi mubona rwose burya ni ijambo. Uzareba inyanja yazikiriyeho inuzu, hariho bariyeri ibwira amazi ati ntimuzarenga ahangaha ati. Burya niyo amazi yarenze mukabona yarenze ngo mukabona yarenze, Imana iba yayategetse. Imana iba yayategetse kuko ijambo, ibintu byose byaremwe n'ijambo. Ni ukuri. Ariko disi we, wari wabona intare muri karitsiye? Ndashimira Kirisito, arategeka, aravuga ngo intare zibe mu ishyamba, aravuga ngo ibisimba irangije ibishyira mu ishyamba. Ni ukuri, njye ntabwo ndahura mu mujyi hariya n'intare yaje gutembera kuko Uwiteka yarategetse. Imana yavuganye n'ibisimba kuki se? Ariko we mwari mwabibona se?
itegeko byahawe n'ijambo rya nyiri ijambo. Imana yavuganye n'ibisimba. Wigeze ubona se kuyereka mubwira wigeze ubona inyoni igenza amaguru? Kereka iri muri gahunda yo kugira itwitora ubundi iraguruka. Ikintu cyose yarategetse yo kabyara. Nihabwa icyubahiro. Yebabawe nihabwa icyubahiro. Imana nishimye. Hanyuma nagira ngo mbabwire ijambo twasigiwe kugira ngo tubone ubundi bwami. Ijambo ry'Imana. Ntabwo ndigera mbona intuzi ifiri kwidegembya mu mucanga. Reka ifi iguma mu mazi kuko yarategetswe n'ijambo rya nyiri ijambo. Imana yabwiye amafi ngo gahunda yanyu ni ukuba mu mazi. Ntabwo ndabona ifi yavuye mu mazi ngo ize yiyicarire ku mucanga igende hatinde cyangwa ivuga iti ndaharara yahita ipfa. Ifi yo yavuye mu mazi irapfa. Yategetswe nande se? Ariko Imana yararemye. Imana yavanguye amaraso n'amazi maze n'ubiyo byivanze biba ari hatari. Imana yafashe amazi igakoramo umuntu. Ijambo. Iri jambo rero mupfobye. Iri jambo mumenyera. Iri jambo muri gutera amashoti. Iri jambo mudashaka kumva. Iri jambo niryo ryabaremye. Kandi nyiri iri jambo afite ijambo ku muntu uwo ari we wese, ukomeye n'uworoshye. Twasigiwe ijambo kugira ngo tuzagere muri ubwo bwami. Iri jambo ryararemye burya niryo ryaremye. Ijambo ryaravugaga ibintu bikajya mu buryo. Ndashimira Imana. Wari wabona simbwa ijya mu kiyaga ngo ijye kubayo? Reka da. Ijambo nyine ryarategetse burazigomba kugira aho ziba. Reka ngarukiraho. Iri jambo ni rigari. Icyo nzi nuko ryaremye. Wari wabona ikirere cyururuka kikagera hano hasi ku butaka? No. Yahanitse ikirere iravuga ngo muzagume hariya. Yarabitegetse burya byaremeye. None se ku isi igenda isaza ko turi kubibona ko mu minsi mike izazingwa nk'umwambaro. Mwari mwabona inkingi abantu bazana ngo bayifate ngo yarashaje? Ngo isi ngo ijuru rirashaje, reka turebe ikintu turitega ritazatumanukira. Ndabarahiye yarariteze burya byararangiye. Yararibwiye ngo reka mbabwire. Mwigeze mubona hari ubwo mwari mwabona umwijima n'umucyo byivanga? Wigeze ubona ijoro riza ku manywa? Buri wabona abwira saa 5? Wigeze ubona abwira saa 7 se? Yarabitegetse. Ijambo ryararemye. Ijambo ryaravuze ngo nihabeho umucyo ubaho. Riravuga ngo umwijima nubeho ubaho. Ukwezi ni kubeho kubaho. Inyenyeri nizize zibaho. Nuko Imana arabyubatse. Ni ijambo rya nyiri ijambo. Kandi iby'Imana yahamije byaremeye. Wigeze ubona se ukuguru kujya ku kuboko? Nta nubwo ukuboko kwigeze kujya ku kuguru. Hoyada amaboko ni hano hejuru, amaguru yarabitegetse. Ikindi cya nyuma shaka kuvuga twasigiwe kugira ngo tuzabone ubwo bwami ni imbabazi. Ni imbabazi. Mureke mbabwire twahawe imbabazi. Imana ifite imbabazi ariko Imana irababarira. Imana igira imbabazi. Twasigiwe imbabazi kugira ngo tuzabone ubwo bwami. Twasigiwe imbabazi. Imana irababarira ariko ni ukuri. Irababarira kandi ikibagirwa. Uzi ko abantu batuka Imana ikabababarira ntibarimbure? Uzi ko abantu bidegembya bakavuga ngo Imana ntiriho ikabihorera? Uzi ko umuntu amara imyaka 50 adasenga Imana atayubaha avuga ati Imana se nibiki ikamugirira imbabazi? Uzi ko umuntu yica akica na polisi ntibimenye Imana ikabibona ikamugirira imbabazi? Uzi ko abantu barenganya abandi Imana ikabihorera kubw'imbabazi ifite?
uzi ko umuntu yica undi Imana ikamureka kubera imbabazi zayo? uzi ko umuntu afungisha undi bakamukatira Imana igaceceka? uzi ko Imana igira imbabazi? uzi ko abantu bapfakaye kandi bafite abagabo Imana yihanganye? uzi ko abantu bapfakara kandi bafite abagore Imana igaceceka? uzi ko abantu bagiye baroga abandi mu nsengero Imana ikagira imbabazi? Imana ifite imbabazi. uzi ko abantu bagiye barwanya Imana ntibakore bikabihorera kubera imbabazi ifite? uzi ko abantu basambana bagasambana no muri corona ntirakare ngo ibateze corona? uzi ko Imana igira imbabazi? uzi ko abantu batuka Imana bakayivovotera bakavuga ngo nta kimaze ineje ikongera ikabarengera kubera imbabazi? nagira ngo mbabwire ngo ikindi kintu twasigiwe twahawe n'Imana n'imbabazi zirimo kugira ngo tuzabone ubwabo. hanyuma soza ndashaka mvuge ko gatoya ku bwami. narindi kubabwira nta bundi bwami mw'isi y'ababaho buteze kugaragaramwo amahoro yuzuye usibye ubwami bw'Imana bwonyine. nta bundi bwami buteze kugaragaramo umutekano wuzuye usibye ubwami bw'Imana. mureke mbabwire, dushakisha umutekano ijoro n'amanywa. Mana yo mu ijuru, hari abantu usabiye umugisha. mujye mumbabarira mbivuge ntacyo bitwaye, abantu bashinzwe umutekano. noneho muri ibi bihe turimo, mbona imbaraga batanga, nkabona ubushobozi bagira, nkabona ubwitange, nkabibona nkabireba, ariko bikanga umutekano wuzuye ntuboneke. ariko nje kukubwira ubwami buri mu mutekano wuzuye. twirirwa turwanya amakosa, tugashyiraho n'amategeko ahana amakosa, ariko amakosa akanga akaba menshi. mureke mbabwire, nabonye aho umuntu bashobora kumufunga inshuro zingahe zose azira urumogi atararureka. nabonye aho umuntu bamwambika ipingu bakamuhora ibyaha yakoze, bakamujyana mu magereza atandukanye. hari abantu bagiye baduha ubuhamya, bakamujyana mu gereza ariko bakamuvana muri gereza asubira mu byaha. twirirwa turwanya ibyaha bakoresheje uburyo butandukanye, ariko ibyaha mureke mbabwire, aho kugira ngo bigende bishira mu bantu bigenda byiyongera. ariko nje kukubwira ubwami butabamo ibyaha, butabamo ibibazo. hagiye hafatwa ingamba zo kugira ngo abantu bagubwe neza. mureke mbabwire, ni ukuri nta kintu abantu baba batakoze. ngewe uko mbibona nta kuntu abantu baba batagize. tugakoresha uburyo bwo guhinga kijyambere kugira ngo abantu badasonza, ariko burya habamo n'ababurara. ariko nje kukubwira ubwami butabamo inzara. kandi nje kukubwira ubwami butarimo abantu bananirana. abantu bananirana muri ubwo bwami ntabwo babamo. mureke mbabwire, ntawunezeza rubanda. njye nigeze kwibwirira uyu mugabo nkorera, naramubwiye ngo abantu bakunaniye sinjye uzabashobora. sinavuga ubuhamya bw'ibyari bimbayeho, ariko nabwiye Imana ngo abantu bakunaniye wa mwami wanjye we sinjye uzabashobora. umuntu yananiye Imana kugeza ubwo Imana yicuza icyatumye irema iki umuntu. ariko nje kubabwira ngo muri ubwo bwami nta bantu bananirana babamo, nta byigenge bibamo. reka muri ubwo bwami nta bahutu babamo, muri ubwo bwami nta batutsi. burya abahutu n'abatutsi n'abashigajwe inyuma n'amateka baba inaha iriya nta mazuru ahaba, ntayahari. n'abayafite ntibajyayo. abafite amazuru maremare metoya
ntago bajyayo, n'abafite amanini ntago bajyayo. Mbese ni ijuru ry'abantu b'abanyamahoro, nta ngengasi zihaba. Umva reka da, nta bahutu nta batutsi nta basangwa nta bashikajwe inyuma n'amateka, ntibibaho. Ni ubwami bwiberamo abantu bakundana. Ubu bwami ni ukuri ntabwo tuzongera gusenga no kwiyiriza ubusa ngo tubabare tugoke. Muri ubwo bwami ndashaka kukubwira ubwami budakubitwa kudeta. Hanyuma nkubwire na nyiri ubwami, nkubwire ukuntu atajya aryamira amajanja na rimwe yiteguye kuva ku bwami. Ni umwami wayoboye isi, ni nawe wayishyizeho, kandi ni nawe uzagira guterata, ni nawe uzaheruka. Ni umwami w'iteka, kandi uwo mwami ushaka kukubwira ntabwo yigeze, ntabwo ari ikibumba na kino cy'abana baba. Reka da, ni umwami nawe ubwe ngo yisanzeho, nawe ubwe aritinya. Ni umwami w'umunyacyubahiro, ni umwami udatega ibiganza, ni umwami utitabaza amahanga, ni umwami wifite, ni umwami wishoboye, ni umwami wigira, ni umwami ukomeye, ahagarariye abami bose. Nyiri ubwo bwami ndifuza ko tuzabana muri ubu bwami. Je kukubwira ubwami ni ubwami bw'amahoro, humura. Ni ubwami butazasimburanwa n'abami runaka. Ni ubwami noneho, ni umwami umwe, umwami. Ubwo bwami muri iyi si nta muntu ushobora kuryama ngo yizigure kereka umuntu uryamanye ubwo bwami. Kandi mureke mbabwire ubwo bwami nubwo ari ubwami tuzajyamo turi n'inaha tuburimo. Nongere mwibutse ko utazajya muri ubwo bwami utaburimo inaha. Ni ubwami wicaramo, yego ni ubwami wicaramo waba uri n'umukene ntumenye ko ukene. Mbana ubwo njya mbabwira ngo nabaga mu ntambara no mu kaga no mu makuba no mu nzara, ntabwo najyaga mbiha agaciro kubera ubwami nari nibereyemo. Ubwo bwami mbere y'uko tubujyamo turabanza tukabwiyumvamo, bukaba mu mutima wawe. Ubwo bwami, kandi umuntu utunze ubwo bwami ni ukuri kose ni umunyamahoro. Aho ubwo bwami buri mu mutima nta mpagarara zihaba. Nk'ubu abantu badafite ubwami muri bo batangiye kugira ibibazo bikomeye. Kandi reka nkubwire, nimuhamagara ubwo bwami buze bube muri bo, kuko umuntu ufite ubwo bwami ntabwo ajya yibaza iby'ejo n'iby'ejo bundi, kuko ubwo bwami burakugenzura bugakotorora ubuzima bwawe. Ugera ejo yabahamenye, ugera ejo ibyaho byakemutse. Kandi nimutagira ubu bwami muri mwe, hari ubundi muzakira bwa Satani. Nawe ari tayari. Erega Satani ari gukora ijoro n'amanywa, kuko iminsi iri kumuca mu myanya y'intoki, iminsi yamushiranye. Ubwo bwami ntabwo ubwo bwami tuzabubamo twabugezemo gusa, hoya, ahubwo no muri ubu buzima ubwo bwami turabugendana, turaryama tukizigura. Ubwo bwami, ahantu hari ubwo bwami nta mpagarara zihaba. Ahantu hari ubwo bwami nta hungabana ribayo. Ahantu hari ubwo bwami haba umutuzo n'umutekano. Niba hari ikintu cyiza kiba ni ubwami. Reka mbabwire, ahantu hari ubwo bwami haragaragara ko buhari. Haba amahoro, haba ituze, haba umunezero, haba gukomera. Ubwo bwami ahantu buri, umutima uri muri ubwo bwami nta cyiza nko guturana nawe. Umutima uri mu ubwo bwami nta cyiza nko gukorana nawe. Uzi kugira umugabo ufite ubwo bwami nta cyiza nk'uwo mugabo. Uzi kugira umugore ufite ubwo bwami nta cyiza nk'uwo mugore. Uzi kubyara abana bafite ubwo bwami nta cyiza nk'abo bana. ubwami mureke mbabwire ubu bwami, kuko ubu bwami butari mu bantu, kandi kuko ubu bwami butaba mu nsengero, buryo hari ikintu gikomeye. Mureke mbabwire, izi sengero mubona zifunze, iyo ziza kuba ziri mu bwami ntawe ari gutinyuka gutanga itegeko ryo gufunga isengero. Kuko ubwami iyo buba mu nsengero buba buri kugenda bukagera mu tubari, bugapika bukagenda bugakubita mu tubyiniro, bugapika bugakubita abasambanyi. Ariko kuko nta bwami buhari, niyo mpamvu mubona bafunze ububari bagafunga n'isengero. Nta bwami bwari burimo, ahubwo nimuze dusaba ubwami buzemo. Nagira ngo kandi mbabwire ngo ubu bwami burihagije. Umuntu wuzuye ubu bwami burimo ibintu byose.
abantu bafite ubwami sugira ngo barahangana nkaryahangana mwagiraga mu nsengero mwirirwa muhanganira ubuyobozi mwirirwa muhanganira ubudiyakoni mwirirwa muhanganira ibintu byose muhanganira inote muhangana ubu bwami iyo umuntu abufite uzi kwihanganira ubwami icy'ingenzi no kwigirira ubwami. Ndashaka ko dusoza ubwami ni ubwami butazakubitwa kudeta, ni ubwami butazahanguka, ni ubwami abanyamibabaro bazaruhukiramo. Burya ni nayo mpamvu mubona inaha mu isi tuhababarira, umunezero wonyine tuwutegereje muri buriya bwami, kuko ikintu cyose tuzakorera inaha gifite ikibazo. Igisubizo cy'inaha gifite ikibazo kimwe n'uko ikibazo cy'inaha gifite igisubizo. Mbabwira ukuntu inaha ari habi, kandi inaha muhakunda nk'abazahaguma. Uzi ko umuntu akunda isi ukagira ngo azayituramo ibihe byose, kandi abayikunze kukurusha bagatunga bamaze gucaho baragenda. Nimuze dushake buriya bwami. Inaha se hari icyo wahaterera ngo kimere cyenyenge? Ubu ibitarengerwa n'imvura biragenda bigatwikwa n'izuba. Inaha niko hamera, ariko nje kukubwira ahandi mu bundi bwami. Inaha ntabwo ari heza. Umuntu ararira ngo ntabwo arya, byanaza ati ejo bundi nzarwara, ukabirya umutima uguhagazemo. Ibaze ubwami bwatumye Yohana yemera kujya mu butayu, akemera gutungwa no guhura. Ubwami bwatumye Yohana arya inzige. Ubwami bwatumye Yohana yemera kugenda akabaho wenyine mu butayu. Mu butayu nta cyiza kibayo. Ubwami bwatumye Yohana yemera gukenyera uruhu rw'ubwoya, uruhu akabukenyera akambara rugabire. Nuko hari ubwami, kandi abakozi ba kera bari baramenye amakuru y'ubu bwami. Niyo mpamvu mwabonaga iby'isi batabyitayeho, niyo mpamvu wumva ngo bagurishaga ibyabo. Muri bo nta mukene wabaga. Isi bayikoreraga nk'abazayivamo, ariko abo barakora nk'abazayituramo iteka. Iyo abantu bari bazi ko isi tuzayivamo hari ubundi bwami, bakorera Imana nk'abazapfa ejo. Kandi iyo abantu bari bazi ko isi tuzayivamo bakorera Imana nta zindi nyungu bararikiye, kuko amafaranga turunda, amafaranga abantu barunda bakura inyungu mu bintu by'Imana bakabikora nabi. Nababwiye ko iyi si izazingwa nk'umwambaro, nayo bakoreye do izabazido bazazingwa nk'umwambaro. Nayo bakoreye n'ibyo bakuyemo byose bizarangira. Ariko umuntu azi ko hari ubwami, yakorera ubwami akabutangaho byinshi, kuko hari niho tuzaba ibihe byose. Imana nishimye. Ubwami, hari ubwami. Mureke mbabwire impamvu inaha tugomba kuhaba. Ntabwo mbabwiye ngo inaha tuzahaba, nta nubwo njyewe nzi igihe tuzavira inaha, ariko hari ikintu nzi. Yesu yivugiye amagambo akomeye. Yaravuze ngo ubwo muzabona ubugome bugwiriye, ubugome nimubona bugwiriye. Mureke mbabwire ari ibintu bimbabaza. Mwari muzi ko gupfa kw'abantu ari inyungu z'abandi? Gupfa kw'abantu ni inyungu z'abandi, ubwo ni ubugome bugwiriye. Uzi ko umuntu akuniga akagutwara amafaranga, ni ubugome bugwiriye. Nimubona ubugome ngo buzagwira ubugome. Aho umuntu azihekura akica uwo yabyaye, aho umuntu azica uwo bashakanye, ni ubugome burimo buragwira. Ubugome buragwira aho umuntu yirukanisha undi ku kazi, kandi azi ko nawe afite abana arera, akagakora nta n'isoni afite. Akishima ngo yicaye mu kazi kandi yaragakuyeho mugenzi we. Ni ubugome buri kugwira. Ubugome bwaragwiriye. Nimubona ubugome bugwiriye ngo muzumva impuha z'intambara, mwumve n'intambara. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Ngo hazabaho imitingito hamwe na hamwe n'imyuzure. Ariko nashakaga kukubwira ubwami budafite ibibazo. Nge ndashaka kukubwira ko iby'inaha byose birimo ikibazo. Niho naringize. Ni ukuri pe. Uzi ko ibintu by'inaha birimo ikibazo. Umuntu arashima Imana ati ngiye gukora ubukwe. Ni ukuri kose iby'inaha bifite ikibazo. Hakabukora pe. Tugakoma amashyi
tukayiha icyubahiro ngo yabukoze, ngo yari burimo, Imana yari yururutse, twabonye Imana. Uzi imodoka zaje mu bukwe, haje imodoka zigeze muri 50, uzi ko buri wese yiyambide, harimo inkoko, harimo inyama z'umwijima, harimo amafire, uzi ko harimo n'amafi, nuko tukabutaha. Mbega abakobwa bamwambari, uza abasore ukuntu bari bameze, mbega ikanzu yari mbega costume, umva wayo we. Ariko di umunezero karangirira mu byo wabonye, kubera ko byinaha bifite ibibazo. Bagera mu rugo hashize iminsi mike, umwe akavuga ati yo mbimenye, n'undi akavuga ati yo mbimenye. Burya nuko ibyinaha byose birimo ikibazo byose. Nabonye aho umuntu agura imodoka ikaba ari imwe yicira, mbese akigurira igare azatahiramo. Ibyinaha bifite ikibazo. Aho umuntu asengera ibirayi byo kurya, agasenga ati Mana nzarya ifiriti, ntukabone uyimenamo buri munsi. Hari abayirya barayisengeye, harimo na mama Sharirene. Niyo mpamvu abantu birirwa bambwira ngo ningabanya amavuta, mujya muyagabanya, mwe mwayariye kuva kera, ngewe ntangiye kuyarya ejo bundi, ahubwo Imana ni iyanga zajya impana yayandi y'amasiri. Umuntu akarira ati Mana ifiriti, ariko nimbabwira ifiriti nge nirindazi nari nzi ko ntazarirya. Ubu se nkwiyemereho? Aho umwana wanjye yigeze kwicara kandi ati mama atuzi ko kuva nabaho ntararya isambusa. Aho umwana wanjye yigeze ambwira, ariko ni kera. Aho umwana yigeze ambwira ati mama nzanywa fanta ryari. Ibaza ariko umwana wifuza fanta. Ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kuyibagurira, kandi umva ikindi, nta n'ibirori bajyagamo, bari kubijyana se kubijyamo ninde wabatumiye ko bari bwo bantumirara. Hanyuma niyo firiti yaza, nibyo nari ndi kubabwira. Wareba ngo ingaruka z'amavuta, ugasanga umuntu ari kuyirya n'ubwoba bugize gute bwamwishe. Ibi byinaha byose ni ibibazo. Ibintu byinaha byose bifite ikibazo. Ubukene burimo ibibazo n'ubukene burimo ibibazo. Ugira akazi koroheje ukagorwa nuko ukorera makeya, ariko wagira n'akazi gakomeye ukagira ikibazo cy'uko abanzi biyongereye. Buryo uko inote ziza niko n'ibyago biza. Erega ibyago ntibyaza iyo ukorera menshi, n'ibibazo biyatwara biza ari byinshi. Sinababwiye ko Imana iyo udafite umurwazi itagutera uburwayi. Iyibona bazahuza Imana, iyibona rwose uzarwara ukabona bakurwaza, irabuguteza uburwayi. Nta muntu Imana ijya yikoreza icyo atazashobora. Ibyinaha byose birimo ikibazo. Uko uzamuka mu ntera niko ibyago bizamuka. Nk'ubu cyane najyaga mbwiriza nifitiye amahoro, ntawamenyaga ko nabwirije kuko byarangiriraga mu rusengero. Ariko ubu ntibikirangirira mu rusengero, byageze ku isi yose. Uko ngenda namamara niko ababisha biyongera. Nta muntu wajyaga unkorera inama kera ngo mama Sharirene yigishije ibiki, kuko byiberaga. Ariko ubwo nageze kuri wambonye ngo nabaye umusitari, nanjye ibyago byanjye byariyongereye. Ibyinaha byose bifite ikibazo. Tubura imvura ugasanga byakomeye, yanaza bikaba ibibazo. Umva reka mbabwire, abantu mwirirwa musengera ibyago n'amakuba, mwasenga mutasenga, uyu mubumbu ufite ibibazo. Ntabwo ibibazo bihari ari corona yonyine, n'ibindi bizaza. Ariko nje kuguhumuriza nkubwira ngo hari ubundi bwami. Nibwo shaka ko tusoreza, hari ubundi bwami. Nje kukubwira ubwami. Umura ntabwo uzarira buri munsi, hari igihe uzaruhuka. Nje kukubwira ubuzima butarimo ibibazo. Nje kukubwira ko uzarigera ntongere kurira. Ubu wakubwira ngo nukora ubukwe ntuzongera kurira, azaba gushutse. Nutarizwa n'umugabo uguca inyuma, uzarizwa nuko watinze kubyara. Nutarizwa nuko wenda uhembwa umushahara muke iyo ufite mwinshi, uzarizwa nuko batinze kuyazana. Buri wese afite ikintu kimuriza. Nababwiye ko nta gahinda k'agasirimu kabaho, nababwiye ko nta n'agahinda ka VIP kabaho, nta n'agaturesi kariho. Uduhinda twose n'uduhinda, amarira yo mu makaro n'amarira yo mu gitaka byose ni bimwe. Amarira yo mu manegeka n'amarira yo muri VIP byose ni amarira, byose biraryana. Uyu mubumbe ni mubi, ariko nje kukubwira ahantu tutazongera kurira. Kera hari ukuntu nareze abana nyine binguye.
nkavoma nkakoropa ibintu byose ari njye ubikora, nkadoda mpetse ibintu byose, nkajya kuvoma mpetse. Mbese hari igihe ubyara umwana ugasanga yitwa wasyo mpetse wabiki. Abana bitwa wasyo mpetse wabiki ni umwana utahibere ngo ahore, abashaka guhora mu mugongo. Koropa uhetse, ukubura uhetse, mbese ni wasyo mpetse, uteka uhetse, imirimo yose umwana bari hari mu mugongo. Hanyuma bamaze gukura ntakiri muri ibyo bintu byo guheka nyine, nta kuvuga ngo namese umwanda wabo, nta kuvuga ngo bariyanduza uko babyumva. Bamaze gukura ngira ngo ndaruhutse. Naruhuka guteze ntabwo ubu hari ibindi ngiye kurwana nabyo. Ngiye kurwana n'abazashaka kumanura ipantaro kandi ngira ngo bayizamure. Ibyo nabyo bizampangayikisha. Njye nirirwa senga Imana. Iyo nasengaga ngo nibakure n'ubundi ye baba uyu mubumbe urahumana, nta buruhukiro bw'ina. Hari ibyo nzajya ndwana nabyo. Ntabwo inaha nta muntu uruhuka. Inaha uyu mubumbe ni mubi. Ariko ndashaka kukubwira ahantu nituhagera iki gihugu, ubwami budakubitwa kudeta, ubwami butazumvikanamo intambara n'impuha zabo, ubwami butagira inyeshyamba. Ubwami bw'Imana nta nyeshyamba zibamo. Ni ahantu tuzagera tukiruhutsa, hanyuma Imana ikaba yarateguye mushwari nayo yarangiza ikayaduhanagura. Umva impamvu izayaduhanagura nuko nta yandi tuzongera kurira. Izayahanagura kuko azaba arangiye. Azaba arangiye nta uzapfusha ngo apfe. Hazaba arangiye nta uzarwara ngo arwaze. Hazaba arangiye nta uzajya gusura abantu mu nzu y'imbohe. Hazaba arangiye nta uzaguhiga, nta uzakugenza. Hazaba arangiye nta uzakubwira ngo kuki wabyaye abakobwa bonyine. Hazaba arangiye nta uzakubwira ngo uzabanze umukobwa nkaho ari wowe uremera umwana mu nda. Hazaba arangiye nta uzakuziza uko uteye. Hazaba arangiye ntabwo uzazira ubugufi bwawe. Amarira azaba arangiye ntabwo uzazira kuri muremure. Azaba arangiye ntabwo uzazira kuri umwana mu ishuri uzi ubwenge. Bizaba birangiye. Nje kukubwira ngo bizaba birangiye. Hanyuma nkwifurije kubona ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana butarimo imanza n'intambara. Ubwami bw'Imana butarimo impagarara. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga. Ni ukuri. Kuki ukundi isi ntuzayigumaho? Ese ntabwo wabonye abakobwa beza bayivuyemo bari bakurushije ubwiza? Uzagera usorora ureba amafoto. Ngewe iyo nagiye Rusororo hariho naherekeje, Mana ngewe mpata nirebera babana, nkagira umubabaro ukomeye. Nkareba umusore nti Mana n'uyu yaragiye baba data we. Nareba umukobwa ni nk'uyu mukobwa yagendeye iki koko nkiri hano. Ukareba abantu beza bapfuye, reka mbabwire, ukareba ubwiza bapfanye, ukareba igihagararo nayo bize. Reka mbabwire nimuze twishakira ubwami, muze dushaka ubwami. Wikorera isi ntuzayigumamo. Bitsa ubugingo bwawe umuremyi. Tugiye guhamagara Imana. Kuki amaso yawe ari inaha? Iyi si ko izazingwa nk'umwambaro. Ubwiza bwawe buzazingwa nk'umwambaro. Igihagararo cyawe kizazingwa nk'umwambaro. Ayo utunze azazingwa nk'umwambaro. Bizashira biyoyoke, ariko ubwami bw'Imana ntabwo buzashira. Nunyemerere. Inaha warateye ntibyamera, warashatse ntiwabona, inaha wararize uraboroga. Nje kukubwira ubundi bwami wahanogurirwamo amarira. Tugiye gusenga Imana. Ni ukuri ndabakunda. Numva ashaka ko tuzajyana mu bwami. Ndabakunda. Ndifuza ko tuzabona ubwami. Ubu bwami nibuze nonaha. Ububemo kwanza. Ubugire ubanze ubugendane, uburyamane. Ubwami bw'Imana, Mana ya Isaka na Yakobo. Ndasengera abahungu n'abakobwa bawe. Ndasengera abatuye isi, ndasengera abanyarwanda, ndasengera abanyamahanga, ndasengera abankurikiranye, ndasengera abantu ibibumbano by'intoke zawe, ndasengera abantu ukunda, ndasengera abo waremye wabitekerejeho. Nta muntu wigeze abimanuka kuri wowe, kandi ufite umugambi muzima. Ntabwo umugambi ufite ari wo kutugaburira ibirayi gusa, ntabwo ari wo kubona amamodoka, ntabwo ari uw'icyubahiro n'amafaranga gusa, ahubwo umushinga wawe
wawe urakomeje hari ahantu wateguriye abantu bawe bazagukurikira bakakwizera nanjye ndasenze mwami nkuko gahunda yawe kuva kera hariyo gutuza abantu mu bwami ndasengera abantu ngo ubwami nibube muri bo abagore mwami ubwami nibubabemo abagabo nibubabemo abakozi bawe nibagira ubwami erega ubwami nibuza corona nta kivuze ubwami nibuza n'ingaruka za corona uzabamba amahema ubwami nibuza ibihombo byose uzabidukuramo ndasengera abana bawe ndasengera ubugingo bwawe ubwami nibujye mu bantu bawe abaguye n'ubwami nibubegure abazimye ubwami nibubatse abataye ubwami nibubagarure ubwami bwawe nibwinjire mu banyarwanda nibwinjire mu batuye isi ubwami bujya aho dutuye ubwami nibube mu gihugu cyacu ubwami bw'Imana nibugandagaze ubwami bw'Imana nibufata intera ndende ubwami bw'Imana bwinjire mu bahanuzi ubwami bw'Imana nibwinjire mu bo wagabiye umurimo ubwami ndabuhamagara ubwami bw'Imana ubwami nibujye ku banyamahanga ubwami bw'Imana nibujye ku batuye isi Uwiteka turambuye ibiganza dusaba ubwami nibuza hari bizacika ubwami nibuza uzarwanya ababisha bacu tutabona ubwami nibuza uzarangiza iki cyorezo ubwami nibuze uzahangana n'ingaruka zabyo uzadufasha Mana uzafasha abami bo mu isi uzafasha ibikomangoma uzafasha abashinzwe umutekano uzabafasha ndagushimye ko wumvise irisengesho hari ikindi ngusabye Mana kweretse igihugu cyacu ngwino dutere inkunga zana umusada wawe rambura ukuboko kwawe ngwino dushyigikire mu gihugu rambura ukuboko kwawe ufasha abaganga kuvura rambura ukuboko kwawe Mana ufasha abashinzwe umutekano rambura ukuboko kwawe Uwiteka haleluya rambura ukuboko kwawe ugirire neza abagore rambura ukuboko ugirire neza abagabo girira neza abatuye igihugu cy'u Rwanda girira neza igihugu cyacu marayika w'umwami Imana yururuke ineza y'Uwiteka ibemo wirukane umwijima uzana umucyo ukuboko kwawe nikurwane ineza yawe nigaragare ntabwo ari u Rwanda gusa rambura ibiganza byawe Mana niwambuke mu mipaka ntabwo ujye utega indege ntabwo utega imodoka ntugendera mu bwato uri Uwiteka ukontororisi wibereye ahera girira neza abarwaye kugira ngo bakize abarwaye iki cyorezo numanura ukuboko kwawe hangana n'izindi mbaraga hangana n'indi mikorere y'umwijima ukuboko kwawe tabara abantu bawe hari abaguciriye bugufi hari abatatse hari abatakambye mwami bakure ku gisasiro muri iki kibazo ihesha icyubahiro tugusenze nk'umwami dutegereje igisubizo kiguturutseho ineza yawe mwami nibe ubwami bwawe nibuganze kandi ubwiza bwe bugaragare mu izina rya Yesu Kristo amen soze iri jambo ry'Imana mbahana nimero za telefone kandi mbabwira ngo nimukomeze mukomere umutake nk'abatagira ibintu Imana irabizi ibihe bibi turimo mukomere cyane nomero zanjye rero ni 0788 355 42 668 Imana y'amahoro ikomeze kubarinda ibihe byose mu izina rya Yesu amen.